bahamirije ko babishaka batabishaka bagomba kwimuka. Ni ihame ko mugomba kwimuka hano aho umushinga w'inyungu rusange uzagarukira. Mubimenyereye. Kandi kwibusaza imigeri utinda kwimuka uyu munsi. Abantu barimo kwimuka ku bushake bwabo kandi uko bavamo turabatwara mu mazu bubakiwe ya Busanza kandi tumaze iminsi twarabateguje. Rero ndumva wabivuga gutyo yaba atari arimo kubeshya. Uravuze ngo baragenda ku bushake, utari bugire ubushake arahaguma. Rero nta utari bubugire kubera ko ntitwavuga ngo twarabibabwiye kenshi, barabariwe igihe cyabo cyarageze, twarabibamenyesheje buriya, ariko turabona ko nta udafite ubushake mu ijambo rimwe. Ikaze kandi abakunzi bicano yanjye, ni Jean Paul Turayishimiye kuri uyu mugoroba mu ncamake zibera iwacu. Turi ku itariki ya 15 z'ukwa 9 umwaka wa 2022. Nk'uko rero mubizi, ntabwo twakwirengagiza kiriya kibazo kirimo kibera muri Kangondo. Ndaza kugaruka kuri Kangondo ariko noneho ku magambo yavuzwe mu kwezi gushize n'uyu munsi, aho bigaragaza ko umugambi wo gukomeza kwimura abaturage no kubahemukira wari warateguwe kera. Mu bindi ndibuze kugarukaho ni igihe muri Kongo bafunguraga inteko, session y'inteko isanzwe y'inteko, umukuru w'inteko Christophe Mboso yavuze u Rwanda, abivuga mu mazina yabyo, aravuga ati nakose u Rwanda, avuga ko abanyarwanda nta kibazo bafitanye, ariko Kagame ni ipfundo ry'ikibi. Ntabwo nabivuga mu magambo y'ikinyarwanda ngo mbone amagambo akwiriye, ariko mu gifaransa yavuze ngo ni axe du mal, no vuga ngo ipfundo ry'ikibi, aho ikibi cyiforma, ho cyitunganyiriza. Kandi ntabwo ari muri Kongo gusa, si ipfundo ry'ikibi cya Kongo gusa, ahubwo yavuze ko ari Afrika yose. Ibi ntabwo uriya munyapolitiki yabivuze atari uko bafite evidence, cyangwa se bamaze kureba bagasanga koko uyu ari shitani yo mu karere. Mu magambo ye rero turaza kumugarukaho, ndetse benshi bashobora gukora nk'ibi, nibwo Rwabujindiri, nibwo Kagame azabura epfo na ruguru, akageraho yenda agaca bugufi. Ntabwo mbyizeye, simbitegereje, yaba ari ubikora yakabaye abigaragaza uyu munsi. Ndasubira rero inyuma gato kuri Kangondo. Mwumve uyu mutegetsi bwa mbere, mumwumve mbere mu minsi yashize avuga ko bagomba kwimuka nta kabuza. Noneho muraza kumva n'uyu munsi. Mu gutangaza ibi, leta y'u Rwanda yumvikanisha ko ikigendera ari ugukura abaturage ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga no gutunganya igishushanyo mbonera cy'imijyi. Ni ikibazo cyiganje cyane mu mujyi wa Kigali. Kuri iyi ngingo mu biganiro byumvikana baribanda cyane ku batuye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, hahawe akabyiniriro k'abanyahe. Mu biganiro Akarere ka Gasabo kugiye kugirana n'abahatuye byaranzwe n'ubwumvikane buke nk'uko byagiye bigenda mu bihe byabanje kubagiye basimburana kuri iki kibazo. Umuyobozi nshingwabikorwa w'Akarere ka Gasabo Madamu Pauline Umwari kuri iyi nshuro yabahamirije ko babishaka batabishaka bagomba kwimuka. Ni ihame ko mugomba kwimuka hano aho umushinga w'inyungu rusange uzagarukira. Mubimenyereye, ngombwa ugomba kwimuka. Kandi kwibusaza imigeri utinda kwimuka uyu munsi. Hano hantu mugomba kuhimuka, ni ihame. Iyi tegeko murabizi. Hano umushinga w'inyungu rusange ugomba gukorerwa hano kandi no guterera. Kubera ko inzu zarabonetse, biravuze ngo namwe n'inyungu mwibuka muvugana. Ubutegetsi buratangaza mu gihe iki kibazo hari imiryango yarangije kukigeza mu nkiko, ni nyuma yo kunanirwa kumvikana n'umujyi wa Kigali. Ukurikije ibitangazwa n'Akarere ka Gasabo, biraca amarenga ko kwimura abaturage Nyarutarama amategeko ashobora kutazitabwaho. Kujya mu rukiko, icyemezo cy'urukiko ntabwo gikuraho ko wakimuka. Kuko urukiko niruza, nirutegeka ngo turabizi, aravuga ati ngewe mumpa amafaranga, ngewe nzaguma aha, none si umunsi w'ubuyobozi, wubaha amategeko y'ubuyobozi, wubaha amategeko y'igihugu. Iyo ubuyobozi bwaregetse inyungu rusange, nta muntu ugomba kuva muri gahunda y'igihugu mu buryo bwa rusange.
ntabwo bibaho. Ngira ngo murabizi niba umuntu agiye hanze ya gahunda y'igihugu hari igihe usanga yakoreyemo ibyaha, kandi iyo ukoreyemo ibyaha bishobora no kurangira. Abaturage bo bagakomeza gutsimbarara ku ngingo yo kwibutsa abategetsi ko bagombye kubahiriza amategeko. Uyu ni Bwana Emmanuel Sahinkuye Nyarutarama. Muri gutsimbarara rero ku kintu cy'itungurane y'inzu ya Busanza, nimwibuke ya myanzuro muvuge muti ese ya myanzuro yanjyana batuvuga ngo ushaka ingurane y'amafaranga we kumuteganyiriza iki? Nikomeza kuvuga ngo inzu rwose inzu yishaka yijyemo, ntawe umuhatiye kuyijyamo, ariko ushaka ingurane nawe mu mafaranga nawe ayafate ajye gukura aho yishakiye. Bajya kuba abayobozi barimo kwica amategeko ari ngo muyashyiraho. Itegeko rivuga ko ibikorwa by'inyungu rusange umuturage ahabwa ingurane ikwiye kandi yumvikanweho. Hano ntabwo turi kumvikana ku ngurane. Aho bashaka kubimura hagomba kubakwa n'umushoramari inyubako zigendanye n'igihe. Abaturage bakavuga ko nta gikorwa cy'inyungu rusange babona mu kubimura aho batuye. Uyu nawe ni Bwana Jean Dodier Sikama. Mwereko ko ibikorwa by'inyungu rusange nirengagije ko hari n'ishoramari. Uwo mushoramari twaje kubaka inzu hano akazayigurisha, n'umwana wa Shikama azaza akiyigiramo. Umwana wa Shikama agakinya Rutarama imvura nimunyagira agenda aryama, kugira ngo twumve ko ibikorwa by'inyungu rusange. Naho uri kutujijisha ngo nyakubahwa perezida ari kutwubakira amazu yimubeshya. Ibi bintu biri ku karubanda, isi yose bimenye, batagira ngo perezida ni uri kurenganya abaturage ba Nyarutarama n'ishoramari ryabizanyemo ruswa na komisiyo. Rero leta nayo ikomeza gutsimbarara ko aho batuye ari habi bagomba kuhimuka. Rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande. Niba abantu batuye ahantu n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri banyahe, nuko ari heza se. Uwo ni Bwana Alain Mukurarinda, umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije, asobanura impamvu abatuye Nyarutarama bagomba kuhimuka. Bwana Mukurarinda yatangaje ko ibiganiro by'ubwumvikane bizakomeza, ariko hari naho bizagera hakitabazwa izindi ngufu ku bazatsimbarara. Kwigomeka bihanwa n'amategeko, mu gitabo cy'amategeko hano mu Rwanda birahanwa. Kwigomeka ku buyobozi, kwigomeka ku mupolisi uri mu kazi ke, kwigomeka ku muntu ushinzwe umutekano, nibiba ngombwa hazakoreshwa itegeko. Ibiganiro rwose birahari, n'uyu munsi birahari, n'ejo bundi kugeza igihe ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, Depite Frank Habineza kuri iyi ngingo asanga niba koko hari abo ubutegetsi bubona batuye mu manegeka bwabakuramo mu mugambi wo kurokora ubuzima bwabo. Gusa Depite Habineza wakunze gukurikirana ibibazo bya banyahe agakebura ubutegetsi ko bwakwitonda ku miryango yarangije gushyikiriza inkiko ibibazo byayo. Icyemezo kindi cyafatwa cyangwa gufatwa umwanzuro w'urukiko umaze kugaragara, kuko ntabwo dufite mu rukiko ubuyobozi bwagombye kuyijyamo, urukiko utaretonoza rutanga umwanzuro wa nyuma. Ni ukuvuga ngo icyemezo cy'urukiko nicyo cyagombye kuba itegeko rya nyuma, ntabwo inzego z'ubuyobozi zaza gufata ikindi cyemezo kandi bike mu nkiko. Kuri ubu butegetsi bwumvikanye mu ndimi ebyiri. Mu nkiko umujyi wa Kigali uburana ugaragaza ko ari impuhwe wagiriye abaturage nyuma yaho bawuciriye mu rihumye bakubaka mu kajagari, bityo ko ugomba kubagenera amazu agendanye n'igihe. Ahandi uravuga ko ugiye kubimura kubera ibikorwa by'inyungu rusange, ari naho abaturage bakomeza gutsimbarara ku ngurane ikwiye mu mafaranga. Iki kibazo cya Nyarutarama kimaze imyaka isaga 5 kirareba imiryango isaga 1400. Kugeza ubu ubutegetsi buvuga ko bumaze kwimura abagera muri 600. Hari itegeko ngo rishyiraho ngo usuzuguye polisi ngo umuturage muzamufata nk'uwigometse kuri leta, amategeko y'u Rwanda amukurikira. Ese umuyobozi we umuturage ku ngufu atamuhaye ingurane ikwiye, iri tegeko rizamukurikirana ni iri. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Ari amafaranga ngahe? Bambaye 19,500. Yego. Urebye wasanze se zihakwiriye cyane ntizihakwiriye? Ntabwo zihakwiriye. Iyo baramuka baziguhaye se ari kashi ntiwari buzemere? Byibuze nagomba kugenda none se ikibazo cyangiye iyo bayabara ari kashi bakayaguha wari buyemere ntiwari buyemere? Nari kuyemera kubera ko wumvaga ntacyo atwaye. Nari kuyemera rwose. Yari kuba ntacyo atwaye. Nari kuyemera. Hanyuma inzu baguhaye mu Busanza baravuga ko ifite igiciro cyangahe? Baravuga ko ifite igiciro cya $25,000. Hanyuma se hano wigeze uzana babandi babara by'ubutaka basanga arangahe? Basanze ari $35,000. Hanyuma bajyanye mu Busanza aho baguhaye basanga arangahe? Oya ntabwo nigeze mbajyana mu Busanza. Ubwo wenda aho icyo kuvuga ngo aho baguhaye ntihahenze cyangwa harahenze turakireka kuko nta watubariye. Ariko noneho icyo urumva none se ko abandi bose barimo kuzinga ibintu babahaye amasaha make nkaba mbona mwe mukicaye biri bugende bite? Oya bazinze.
wigeze utanga ikirego se we mu rukiko? Ntabwo nigeze ntanga ikirego. Urumva rero ubundi ubusanzwe iyo umuntu atanyuzwe ararega, kuki utareze? Njye ntabwo nareze, nategereje ko amafaranga bambariye bayampa nkimuka nkagenda. Batayaguhaye se? Ko batayaguhaye umaze kumva utanyuzwe n'iriya nzu y'icyumba na saro, wumva ubundi buryo buhari bwo kugira ngo ubone ibyawe, uve ku karengane icyo wise kurengana, ubone ibigukwiye nka nyir'ubutaka? Njyewe baranyandikiye, bamaze kunyandikira nanjye ndabasubiza, mbabwira ko njye mfite ahandi hantu najya, ko nyine ingurane yanjye mu mafaranga. Waberetse ko ufite ubundi butaka n'iyindi nzu? Rwose ibyo narabiberetse. Banga kuguha amafaranga? Banga kumpa amafaranga. Murakoze cyane. Ngaho rero katuvuge, kuko muvuga ko murenganye, ubwo murakomeza kwihangana. Twagira dute? Nta kundi twagira. Abana ni 6, nawe na papa, ubwo ni 8. Muri abantu 8 n'umukozi wa 9 mu nzu y'icyumba na saro. Reka rero tubashimire ko mwemeye kuduha amakuru, kadushakishe turebe niba ubuyobozi hari icyo butubwira, ariko mu by'ukuri inzego zitandukanye zafashe icyemezo kuri iki, zaravuze, zarashubije. Nyakubahwa Meya, tuvuye gusura abaturage bari aho mwavuze ko bagomba kurara bahavuye. Nashakaga kumenya ese baravuga ko abakirimo mwakubye amazi n'umuriro, iki cyo kimeze gite? Ntabwo twakora ibyo bintu, ababivuga barimo barabeshya, kuko abantu barimo kwimuka ku bushake bwabo, kandi uko bavamo turabatwara mu mazu bubakiwe ya Busanza, kandi tumaze iminsi twarabateguje. Rero ndumva uwabivuga gutyo yaba atari arimo kubeshya. Uravuze ngo baragenda ku bushake, utari bugire ubushake arahaguma rero? Nta utari bubugire, kubera ko ntitwavuga ngo twarabibabwiye kenshi, barabariwe, igihe cyabo cyarageze, twarabibamenyesheje buriya, ariko turabona ko nta udafite ubushake mu ijambo rimwe, kuko turabona kugeza aka kanya bose twamaze kuganira, nta udafite ubushake bwo kuhava. Hari abari abapangayi babujijwe no gusohoka, kuko nk'uko bigaragara polisi cyangwa inzego z'umutekano zitandukanye zigose hano hantu, nta muntu wemerewe gusohoka ngo ajye hanze atikoreye imizigo y'ibintu. Uyu mupangayi waraza gusohoka ate ngo ashake inzu? Bafite icyo kibazo? Ubu se ntimubona abantu hano hafi bari hano hose? Ndumva ibyo uwabibabwiye ntabwo yababwije ukuri. Umuntu ushaka gusohoka aremerewe gusohoka rwose, arasohoka akajya aho ashaka, akagenda akanagaruka, gusa ikiriho gusa nuko tubasaba kwimuka. Urumva niba tukubwiye ngo imuka, nawe ntago wavuga ngo ndagiye ngiye ahandi ndi bugaruke, arategura akimuka. Aba bapangayi murabaha igihe kingana iki kugira ngo babone uko bashaka amazu? Kuko bo barasaba ibitageze ku cyumweru se cyangwa ukwezi, bakaba bamaze gushaka andi mazu banahembwe. Abapangayi tumaze iminsi twarabibabwiye, barabizi. Ubwo rero wazi uyu munsi tumaze iminsi tubicisha ku itangazamakuru, nta muntu n'umwe uyoboye ko kuza gukodesha ahantu hashobora gushyira ubuzima bwe mu kaga atari byo. Bamaze iminsi rero babizi, twabaha igihe gihagije. Hariho ngo n'abandi bari muri zone mwari mutarabarira, ariko iri muri iki gice, nabo ngo babujijwe kujya ku mirimo. Ndumva ntawe twabujije, ariko ibyo buriya uwabibabwiye ashobora kuba atababwije ukuri, kuko ubuse twe ntituraha, ni hari abantu batuye hano baba bagiye mu kazi. Ikintu cya mbere nuko twabwiye gutegura kwimuka, bamaze iminsi babizi, kandi ndumva ibindi byaba ari abashaka gushyiraho amagambo atari ngombwa, atari nayo. Kandi muterwa impungenge no kugira abaturage babeshya? Burya impungenge buriya niyo mpamvu y'ubukangurambaga, niyo mpamvu tuba twagarutse kubaganiriza no kubabwira. Cyangwa n'abanyamakuru, hari n'umunyamakuru ugenda agaca inyuma y'umuturage nawe akaba yamubwira ibindi, nabyo tujya tubibona. Ariko turabasaba nk'itangazamakuru ahubwo mutubwire abaturage bave hano, nawe uko uhareba urabona aha hantu. Icya mbere ni ibikorwa bimaze igihe bazi, icya kabiri murabona namwe imiturire yaha rwose, nawe uze gufata amafoto urebe na ziriya nzu zose ubona, ahubwo mudufashe namwe mukore ubukangurambaga, nabo badufashe muri iyi minsi bimuke. Turifuza ko iki cyumweru bazumvira misa mu Busanza ahantu heza, bakava hano hantu. Iyo na kiliziya rero cyane, ibintu byose birahari. N'ikindi cyaba kidahari kiri ngombwa nacyo buriya nitubona ko gikenewe tuzagitegura. Nibura se hari uburyo mwashyizeho bwo kuvuga ngo na nyuma yo kwimuka murajyayo musura bahageze, wenda uwagize izindi mbogamizi zihariye mugira uburyo bwo kumufasha? Ntabwo ari bo ba mbere. Ubu mu Busanza dufiteyo abaturage barenga 650 bahatuye.
ntago ari abambere rero barasanga abandi, ibintu byose birahari, amashuri arahari, sidi zirahari, amasoko arahari, nta kibazo na gito gihari. Ubuyobozi burahari basanga, ni nk'uko umuntu wese nk'ubu Scovia wakimuka aho warutuye ukaza gutura hano, urumva ubuje. Nkuko nabwiye rero, uretse gusa kubigarukaho kugira ngo twongere tubivuge bimenyekane cyangwa se turangurure, ntabwo ikibazo cya Kangondo ari gishya, nta nubwo uyu munsi ho kiriwe aricyo kivuga ku mbuga nkoranyambuga hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane kubavuga ku Rwanda. Kagame ntabwo yakoze ibi ngibi, no timing yabyo atarazi iyo ariyo. Ntabwo ari uko atarazi iyo ariyo, kuko yararebye asanga igihe cyo guhohotera abaturage ariko bakamuvugirizaho induru nkeya ari igihe isi zabihuze. Aravuga ati iki ni igihe cyiza cyane, ntimuzuyaze, iyi ni opportunity. Aya magambo mwumvise y'uyu ngirwa mutegetsi, uyu ushobora kuba nawe afite umuryango akaba adashobora gutekereza, avuga ati jewe ndarara ahantu hasakaye, ndarara ahantu hari umuriro, hari amazi, yenda se bariya banyagupfa ntacyo bambwiye, icyo nshinzwe ni ukunezeza umukuru w'igihugu, umutegetsi. Hari aho bigera ukibaza niba koko aba bantu ari ugushaka umuneza cyangwa se nabo niba hari ubugome bafatanyije cyangwa se babyumva kimwe. Kuko ubona imbaraga zishyirwamo mu gusenyera umuturage cyangwa se mu guhohotera umuturage, ntukavuga uti no, uyu muntu ntabwo ari ukumutuma gusa kujya guharabika nako guhohotera, sinzi impamvu ndimo kubyitiranya, guhohotera umuturage, ahubwo biragaragara ko nawe aba yaratoranyijwe bizwi neza ko ahari ari mu bantu babishoboye. Uyu muyobozi w'akarere ka Gasabo ngo bavuze ngo ni nyakubahwa meya, urumva uburyo avuga gusenyera abaturage, ntabwo abivuga afite intugunda. Oya, ntabwo waba uvuga ufite intugunda, mu kanya ijwi rindi rye nshaka kubashyiriraho wumve ko yavuga amagambo nk'ariya y'ubwishongozi. Ntibishoboka. Ati bazagende bajye gusenga, hariya hari urusengero rwiza rwose rwubatse neza. Umuntu ufite abana 7 utazi icyo bari burye, icyo bari bunywe, aho bari bujye, urumva ko ikimuhangayikishije ubu ari ahantu azasengera. Ntiyasengera se mu rugo iwe? Ntiyasengera se munsi y'igiti Imana ikamwumva? Wibaza ko kiliziya ayo matafari ariho Imana nayo ishaka inzu zishashakirana zisize inkike za zahabu? Ntabwo Imana ariho, iyo ntabwo ari bwo buturo bwayo. Ntabwo ishaka, ntabwo ijya necessairement ahantu ngo hari hubatse neza, hakoropye, hasukuye. Umutima ukoropye usukuye niwo Mana yemera. Ibyo bintu urimo kuza kuvuga rero suko utabizi ibyo ndimo kuvuga, ahubwo ni ukwishongora bya bindi by'ubugome mufatanyije n'uwabatumye. Uje ukavuga uti ndi ku kazi kanjye mugomba kwimuka, nicyo cyanzanye, nimukiye aha niho kazi nkora kugeza mwimutse. Ibyo byakumvikana. Ariko kongera kavuga ubusa ngo imiturire, danger iri muri miturire, nabibukije kare ku yindi platform kuri Radio Iteme, musenyera kwa Rwigara, musenya kwa Mirimo. Inzu zimwe zari zarabananiye no gusenya kubera ko zari zikomeye. Buri kintu cyose mugishakira impamvu. Inzira komeye yubatse nta kintu na kimwe, ariko autorisation ntayo. Ntago wabonye autorisation. Cyangwa se ntabwo ijyanye n'igishushanyo mbonera. Kagame utagira isoni zo kutura mu mazu 3, kavuga ati iri joro ndaba ndaha, irindi joro nzaba ndi hariya, irindi joro nzaba ndi hariya. Ndarara mu Rugwiro,
ejo bundi nzarara ku Muhazi, ubundi nze kurara hariya haruguru ya Benere, mfite n'indi nzu Las Vegas, mfite n'indi nzu New York, mfite n'izindi mu Barabu za Dubai, mfite n'izindi mu Bwongereza. Ariko ukareba umuturage ufite akaruri ke kamwe imbere n'inyuma, ukavuga uti nakariya nako ndagashaka. Kuko nababwiye ko biriya ntabwo ari ibikorwa by'amajyambere. Biriya baravuga ati mwubatse nabi mwagira ibibazo. Izo mpuhwe rero aho zatangiye, FPR yatangiye kugira impuhwe z'abaturage, ibyo nabyo n'ibindi. Kibeho rero itangira bagose iyi nzu, babuze ibikorwa by'ubutabazi, communication yose zijyayo, na hariya niko bimeze. Abantu kaga mwese yenda mwebwe bamwe ntimwaga mutaranavuka ntimunahazi, uretse ko mubisoma mukabyumva, kandi mwibuke ko nibyo musoma bidakwiye ku Rwanda, byo bandika mwandika ibishobora kwemerwa na FPR. Kandi biragaragara ko muri no gutekereza mudafite n'umwanya wo gutekereza, bimaze kugaragara. Bamwe muri mwebwe mwirwa muvuga ubusa, mufite imyaka yenda 25, 24. Kibeho yabaye muri 1995, bamwe mwabaga mutahari, ntimuzi ko byagenze. Murabyumva mubyumvisha, ariko abarebe ba formate nawe wiyemereye ko ari formate nako deformate, kuko urumva yitandukanyije n'ubwenge, ari uje kubibabwira. Cyangwa mubibwiwe n'abariya babingira, mubibwiwe se n'abariya bankubita, mubibwiwe n'abariya baturagara, numvise basigaye nabo barasimbuye kabarebe. Biriya bintu muzabibazwa. Kuba ubwoko peuple nibari ya mouton b'intama ntabwo ari ibintu byo gushimirwa. Kagame wese yabibashimira ariko ahandi hose ntabwo ari uko bigenda. Ntimuzagire rero muba proud yuko ikintu kimwe kibanejeje ari uko mukisinga debate y'umukuru w'igihugu. Buriya nta handi biba, nta handi ibyo bintu bihesha ishema uretse mu Rwanda. Kumva ati ndi servant mwiza cyane. Hari igihe biba byiza iyo ufite umwami muzima uhaka koko akamenye guhaka. Pana umuntu ujya gusenya utuzu tw'abantu afite amazu arenga 20, yaraje mu gihugu nta kintu na kimwe afite. Watekereza Kagame wavuye i Bugande, yari umukene mu bandi mbere yuko ajya mu gisirikare, yarabeshejweho no kuzunguza, ari umuzunguzaji Kampala. Ntabwo kuzunguza ari icyaha, ntabwo kuzunguza ari ikibazo. Ni umwuga wamutunze, niwe gusa ushaka kuwitandukanya. Njya numva abantu iyo uvuze ngo yari umuzunguzaji bakavuga bati ututse umukuru w'igihugu ugize gute. Nta nubwo mbivuga mu rwego rwo kumutuka, mbivuga mu rwego rw'uko yari akwiriye kumenya aho yavuye, akamenya aho bari abazunguzaji ba Nyabugogo n'abandi bikoreye turiya dutebo, ko nawe yatwikoreye igihe kimwe, ariko akaba yarageze ahagera. Ariko iyo nawe ahura n'umuhutaza nk'uko ahutaza bari abazunguzayi, ntabwo bari aho ari. Niba ari uwo mugambi wo kubapyinagaza kugira batagira avenir, ibyo babigezeho. Hibaza ko umuntu wabaye mu nkambi z'impunzi atagombye gufata abakene muri buriya buryo, ko Kagame nawe yabarwaga mu bakene muri kiriya gihugu. No kubaho kwe nawe ntiyarazi ko azagera ahageze, ariko ageze mu gihugu bandi basangiye amateka, basangiye background, abo nibo arimo agira abanzi. Ariko kandi kuko mugani baciye ngo umunyazirundi, shobora kuba avuga ati abangaba ibyo barimo ndabizi, nubwo nanjye ibyo naciyemo, ariko nibavuge bavuyeho. Umutegetsi barafite gahunda yo kubimura ku giciro icyo ari cyo cyose. Nababwiye ko nkikora iperereza itohoza ry'uriya kangura ntaho izajya, izaguma ivugwa, tuzayigarukaho inshuro nyinshi. Noneho n'uriya mushoramari numvise bavuga ngo ni
Denis Karera nawe nzagaruka ndebe niba koko ari we ufite ubwo bushobozi cyangwa niba hari ibindi bihishemo bakamubeshyera. Nkuko nabasezeraniye rero, reka ngaruke kuri iri jambo ry'umukuru w'inteko ya Kongo. Nta bindi narivugaho, reka tubanze turyumve. Ainsi que l'ont récemment reconnu le rapport du groupe d'experts des Nations Unies et la MONUSCO, et ne cesse de le répéter, notre gouvernement. Il n'est un secret pour personne que le Rwanda apporte son soutien militaire et logistique aux activités des groupes armés et terroristes du M23. Dans la déstabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo. Chers collègues, nous voulons vivre en paix avec le peuple rwandais. Que le président Kagame, l'axe du mal africain, nta byinshi bikwiriye kuvugwa kuri iri jambo rya Mboso, kuko icyo kigaragara gusa nuko bamaze kwidentifia mal yo mu karere, shitani yo mu karere. Benshi bari barayidentifie kuva na kera, ariko ntabwo barigeze kugira ubutwari bwo kubivuga. Ibi rero ntako bisa kugira ngo byibuze habeho iyo courage. Nicyo cyaburaga ubundi nta kindi, kugira ngo nawe yikandagire igihe ajya aho azi ko bamutahuye. Nko muri Kongo ubu ngubu yarabimenye ko bamutahuye. Siho gusa, hari ahantu henshi bamaze kumumenya, aho azajya agenda yikandagira. Ibi ni ibintu bidushobora gukangura buri bantu bose kugira ngo babivuge, yenda bari hanze, ariko na gakeya cyane mu Rwanda kabaye. Abantu bakeya bashoboye kugira ubutwari, byagiye bitanga umusaruro, bikagaragaza vulnerability iri kwa Kagame. Atinya critique, atinya imuvuga, atinya arahahamuka. N'ubu uyu munsi ndabizi ko nyuma yo kumva aya magambo y'uyu mukuru w'inteko, ubu ntabwo aryamye, genda nibo mujinya bakomeza gutura abaturage. Izi nkuru tuzazigarukaho minsi imbere, kuko nibwo inteko yatangiye. Aya magambo yavuze ni discours yavuze bwo yavugaga muri rusange situation y'igihugu. Nashimye ko yavuze ati abanyarwanda nta kintu dupfa nabo, turanashaka no kubana nabo neza, ariko shitani ihari ntabwo bitwemerera. Iherezo ryanyu rizaza kandi riri hafi, kuko iyo bigeze aha ngaha ukirengagiza aya marira y'imfubyi angana kuriya, ntabwo ushobora kumbwira ngo ibintu bishobora kuguhira igihe kinini. Mbashimira abo twabanye muri iki kiganiro kigufi. Mwari kumwe nanjye Jean Paul Turashimye, naho ubutaha rero na hejo, mugire ibihe byiza.